Mwiriwe abandi muraho. Ese namwe mwaba mwigeze mubona iby'iyi video yaciye impaka ku mbuga nkoranyambaga? Ndabasuhuje. Ushobora kuba warebye ino video ariko utamenye ibyayo. Ngwino duhurire hano kuri Rio Etiquette Hub tumenye iby'iyi video, tumenye n'amakuru yihariye kuri uyu mwana. Bahaye ikaze, banza urebe aka video mu kanya turaje turebe ibyako. Niba wakunze iyi video ndetse wakunze n'uyu mwana muri rusange, ntugende wibagiye gukora like cyangwa subscribe cyangwa se no muri comment ugira ikintu uvuga kuri uyu mwana. Bahaye ikaze. Agunda make cyane. Aha mutere. Manisira mona ko kudebe ko umuntu ungana ukamuse. None se badi, uyu mwana wari uzi ko yiga ku kigo cyitwa GS Kiramuruzi mu karere ka Gasabo. Gusa Minisitiri ya Siporo yiyemeje gufatanya n'ishyirahamwe ry'u Rwanda rishinzwe umupira w'amaguru w'abafite ubumuga kuyu mwana bamufasha kuzamura impano ye. Gusa ngiye mu bushakashatsi nakoze ibi byakomeje kundenga. Nifuza kubaha ino video kugira ngo ibasobanurire uko Minisiteri cyangwa se Minisiteri y'u Rwanda ishinzwe abafite ubumuga ibiteganya. Ikaze kuri iyi video. Komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage, uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri Sena imaze iminsi mu gikorwa cyo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'itegeko rigenga abafite ubumuga. Muri raporo iyo komisiyo yashyize ahagaragara ivuga ko kugeza ubu hari intambwe imaze guterwa mu kwita ku bamugaye, nko kuba bahagarariwe mu nzego zose z'ubuyobozi, kuba barashyiriweho amakoperative arenga 100, kubahugura mu myuga, gutera inkunga amashuri y'abafite ubumuga n'ibindi. Presidente w'iyi komisiyo Senateri Bishagara Kagwayire Thérèse avuga ko hakiri bitaragerwaho cyane cyane mu burezi ku birebana no guhuza ikoreshwa ry'ururimi rw'amarenga mu Rwanda. Iki kibazo kikaba cyagarutsweho cyane n'abasenateri bibaza uburyo abanyeshuri bafite ubumuga bagomba kwitabwaho kugera ku rwego rwa kaminuza. Habonetse ko amarenga atandukanye kubera abaterankunga igihugu baturutsemo baba bafite ururimi bakoresha, n'ugasanga hari ikinyuranyo n'urwo ururimi ku rwego rw'igihugu. Ubushobozi bwo kwakira abana muri aya mashuri buracyari buto. Umubare w'abanyeshuri ku mwarimu ubundi ugomba kuba biteganyijwe abanyeshuri 15 ku mwarimu, ariko twasanze hari amashuri harimo 35 ku mwarimu. Senateri Bishagara akomeza avuga ingamba leta ikwiye gufata kugira ngo abafite ubumuga barusheho kugira imibereho myiza mu Rwanda. Harateganya ko leta izashinga amashuri y'abafite ubumuga nibura ishuri rimwe muri buri ntara. Harateganya gutegura ururimi rw'amarenga ruhuriweho ku rwego rw'igihugu. Minedike irateganya ko ikibazo cy'ibizamini cya leta ku bafite ubumuga bwo kutabona bizajya bituruka muri REB byamaze guhindurwa muri PRAI. Ku kibazo cyo kubona inyunganirangingo n'insimburangingo, Sena yavuze ko itegeko rirengera abafite ubumuga rivuga ko bazajya bazibona hifashishijwe ubwisungane mu kwivuza. Sena kandi yasabye abatanga akazi ko bashyiraho uburyo bwihariye ku bafite ubumuga bwo gukora ibizamini by'akazi. Dona Iyamuremye, Televiziyo y'u Rwanda.
n'amashusho ya